magana atanu inka nazo mu mihanda zo muri nyinshi zo mu mihanda iyo mbonye za mufunga firaka ko ndike kumuvuga vuge Musei wanje utubwira umuntu apotre Christophe musei mwiza rero nabi mangumish nito kwa wale tukichanga mangumish wenda ndagira kwa yose bagisubizo ino mistake na barezo igisubizo bakeye abagisubizo ni bahamuki baje kunyaka abagisubizo kitane bwa mbere ndikwidekara hano hanze ndikwiyakabasi ndikwiyakabasi isurashi mwebwe afata korali musaba na representa n'abayeza n'abande kitane cyane nako ndikore iwacu muri restoration pastor katoni bagacha kuvuga aramuka atubwiza akazizako ibutani akazizako basibaka keza kore ndirimbo gahimidi kandi mbere n'ifaranga reba rino kote kote sei ogigo ndera wala sifu haleluya nende toi ibizushishye turatasha ukaya patara amatwisha musabe mufata kitale bigende neza cyane rero gisubizo nuko mubona nihugiye ariko muri ministeri mubakane kandi zashikira izo mfuzo Imana bawusha cyane ministeri cyangwa kuvuga mwemere ari imva representative Imana bawusha namukangureze Imana bawusha Yesu yeyo twatuye mu ministeri icumi gitera zimwe zirabura ziraboneka haboneka ministeri mu hafi umunani ndiyegereza upendo ministry jambo sigara tutatuye mu mpati yariya niyo namwereye invitation yarambe tukiriki tuzakwambara zayikora yose jambo sahari sizari jambo yaso sawa mpamvu nta jambo kwisheni tikiri itari ahandi kandi yavuze ibintu kubera iteguye ko ushaka gufresha amahuzo mpamvu nta muzita James aranimira tabwa Imana umugisha ndiyegereza Fishers Family Ministry ihagaze neza muri Kigali Fishers Family ayini yamuki Fishers Family wese niyo mwana areni azikuri abanazi yo shwe kipotanza usabasimwa n'umuntu yo bayoboye ibirere by'umwuka abanazi bose naje mbaba haguruke perezida mukuru nahaguruke turiye Nukuri kumabukoza mugiyana waje kukamura bikanye abanaziri ndabakunda kandi babarizwa
twabonye hone isiyanduke yose abahori bose n'ejo twabonye mu bukwe buke yinjira mu modoka niba aragiye gushingira abantu nama kigurugi gwitwa n'ikoti sinzi bakwiye n'umuzeyi wanje utubwira umuntu Apotre Christophe n'umuzeyi mwiza agira umuntu kubana wa mupasi utagira umuntu baza kwambika vuba ikintu kiramuje mupasi n'umushishi utabushoboye impamvu bikubwiye yabwiye Christophe ushaka kwakubwira arampamagara kandi arampamagara tikibimeze umusore urapanze neza nari kubanira ngareba telefone yawe usanga kari magana atanu y'inka nazo mu mihanda zo muri nyinshi zo mu mihanda iyo mbonye zamufunga firaka ngo ndike kumuvuga mvuge rero impamvu rero dusaba n'abarinzi abarinzi b'iki bose nibahaguruke babajwe muri Kalvari muri Kongo mu murinzi wese yahaguruke Joasi umuyobozi wabo w'inshuti yanjye kandi unaza gukora inama y'imitekerereze yawe Imana ibamugishe kandi natwe tubaye ku bwanyu haje n'itimu yaje kuwa gatanu sauti ya ushindi ibarizwamo Fred Jacques Imana ibamugishe sitirayiti ya ndetse yaguga gukubita amashyi Perezida yarwanyije ararwanya nta mpamvu mbona bica ariko ndetse turi inshuti gusa sitirayiti yaguga iratamba nari n'abatumiye bwira bataje nta kundi ariko nta kibazo ko unkunda kandi uzi utwitaho Imana ibamugishe twatumye rero abavugabutumwa b'igiterane uyu ni umuhungu wanje nawe uyu ni uwanje uyu nzambwira sati witwa Adeli tubaze kurusha uyu ni umuhungu wanje iyo anyereye tiyoki Imana ibamugishe ndamura rero ntawaje uno muhungu akutana pepe areba Imana ibamugishe nizo David nazana koko pa tubira sasa mbili sawa ukaratana kutana kwireka Imana ibamugishe uvuga ko mafuta menshi kandi tuzomuherekeza n'ifaranga rizobura tuzereka rero n'igishanga tukuherekeza kandi ifaranga nyinshi izo ndwara bihumanye kwereka tumuherekeza kwereka ntabwo tumubagira kandi yarishikiye n'umurimo w'Imana ariko yatatwambara uzahita tugura Imana ibamugishe yegereza evangeliste rishikiye yarakubise mu kanya tikiki utangiye nubwo nari gushoboye haguruka tukutera amashyi yarafite inama n'ibara abazungu bava muri Amerika uko haranga abazungu donc pastor babarira gusa wicane umunota umwe gusa bakubone gusa basi ute wigira reka nsare revera mboniga waguti mbonigana pastor revera mboniga iyo umuntu atubwira akamubwira kukomeza ukaza kukomeza gukomeza gukomeza abanishe uko umuntu kugira ngo abandi bamwe bakora inama kwa nando ndabazi amazina tikajya mu tukana simba kwa nando wazo se tese uyu
kwa kule nano bari kumikaho abati ndabacana igicana ndabatukuza Amen. Pastor Ezekiel one umgeje pastor tugejeje hanyuma cyabutiki no kwagenda bakadufashisha reka mahutse abashuro bacu bagiye kuva muri kasaruna agatse miliyoni 3 wawe Fredi zigasanduka akanga kumanga mu wawe ngo nubwo nje kuja kumusara nubwo ndi kugenda kumusara arakwe mukiye wasimira simbe kana wari kukura muri nini cyangwa ni gice ariko umuyama mwinga ngo hari na amafaranga yose uko yubakishije ifaranga zose zasigaye irazitanze namanguye wone umukristo sose imana umugisha abo kari gace mama yakunjije pastor mbabari muzungu ngo babicuye shura cyane kuko pastor ari yaje duhorana ako pastor akundaye madageni myambe pastor zikari inshuti yamuyambye bwana sifi pastor Kado buri gihe abantu bazamwe wese ugira urumodo kigira urumodo kana urumodo ngira taro urumodo yo kuta kucha kitinasi tawendes azaza benshi ariko abantu bose baracafite inenge sibesha umuntu aza gukora representa nakubita iki kabona umugata namusi ariko ingeso tazo ariko nimba ari mu bantu umusige mbona kumbera urumodo umushumba pastor umukurikira amashi Kado yita kandi nazicisha bugufi araremereye n'umugi arareme utiye umuntu nida waraho kumuna mutazi turayikaje Kado ni yita usoma pastor natamu kidasoma pastor kuvuza umutinda umuyobozi yatambutse ariko kuba uzushikira mu bikorwa byaje byose je na famille yanje n'umwana utajevona akompanye tiyaje ariko umuryango wacu turagukunda kandi tuzagushimira yegeza mabukwe sinzi bayaje umunyagicane mabukwe ntabwo kazamaka ahari umukurikira amashi mabukwe ahora basi itondereza kuri baba mabukwe mari mumusha umunyagicane ahora mumfura tubaduteganya twese tutaje kuba baraje kugira se imana bamugisha ndashimira ukecuru nawe ntabwo twamureba mama wawe nawe yafite bitanu murabizi tugiye atanga ifaranga mama jeboni ntabwo rero niwe fiziga y'akarere ukoze kuri mama jeboni ukamutunga gusa ukanamushima gutya gusa Baka
cameraman. Inyicaza naje muvugana isimakeye amajyepfoni sijya kumutanga Jacques Mushaka nama nibona namubaza sasa kuri iki gitara ngikiriye iwe no mu buryo bwa network jewe kuza mubaza baraye mu buryo n'uzumbwira ngo amasaha y'igitara yaheze n'uzumbwira ngo tubiruye niwe ni wote yanjye n'uzukondo impamvu yamagare nani yanjye abagore nabo